Nitwa Nzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Nabibabwira ibi bibera muri uyu mudugudu akoze n'isabitire kwera kamari nashaka reka ndagahisemo kamari rekwereke musanduka ubona neza ko mwajya guhangare yagwa amasoni nasijamuhaye byagenzura n'iki cyajya kibifata undi mwana kimuhuza n'umugabo na papa Rusaro hasoni iki gihambirwa gicuruza abantu oya ngaho ndebe oya uko rwawe baryamanye na ryamanye yabona nabona mwana w'abantu bararyamanye mumureke mutane mubwire we umva mubwire mureke we nakumena mureke mubabarire hasoni dore ishinze kazi cyangwa indaya yagenje amanzindutse ngo mbavunagure basinga mashyira mu ishashi mwaboneye mama Rusaro kurya bayirwa yapfutse ibitambaro mu matwi atumva ibihisa n'ibigenda wandayo uzibeshye iyo batakunyiza ngo urakurunga ushishimura indaya yigize indaya y'umudugudu gusa njyamanzindutse namuhariye abagore babiri bonyine uretse ko nurenza kumuhagurukira nkamushishimura nkamuvana mu rugo rwanjye Debera kanga kana koko kidundaritse nk'umusiraba nyiri kote izuba. Debera ukuntu kareba ariko kareba nk'urujanga rwatetswe mu bishyimbo. Uteturuka he wowe? Mvuye nabaga. Ukataganyitse karatagatoze karaje. Subira yuvuye. Nje kureba Katerina mama, nje kureba Katarina. Twavuganye kuri telefone ambwira ko ari mu nzira je niwe nje kureba rero. Ubwo mbese ko umwana wanjye ikibasuma. Uzamarira we n'agahinda mfite uraje urahuruyenguje kumureba subira yuvuye mwana wawe wibagiwe icyo kirugaga umukubita buri munsi uko aje umukubita buri munsi afata umwanza wo kujya i Kigali none araje ngo umwana wawe mama mukubita iki umukubita wowe wagira ngo ntago wamubyaye ubwo araje ahubwo Courage. Wintebe sereri nawe uvuze ngwiki sha usukuntu mama ntutse nese nyoka gututse ibyo mbwa yose ngutere sereri nose undavara ndasinzwa gutuka cano dutahe rero ngo Gatarina ngo avuye i Kigali erere nago wabyumva nese undi Gatarina ntaraza nago turongera kuvuga nase ubwo nago mwavuganye twasanga ahamagara kamera ko telefone gato nagasize mu rugo rero cano dutahe nago ngine ntabonye Gatarina kuko niwe ntegereje ubwo rero uragira ngo nyoko garuke arongera gutuki cyano dutahe arantwara iki se
vanze kuzana igendere ntabwo ngira ntibonye Gatarina bamukono bira ku muharuro genda erekera ikize kandi wowe biri ku mukande wowe gakanye sindyi wawe Gatarina mwana wa yakoyo mwana wanjye we mamura mwana wa Gatarina rakuze nukuhanganya mwana wa baba makuru makuru ni meza mwana wa Gatari nukuhanganya bibe nubizanye utya yewe we mama rwose ngwino mwana wa ngwino wakumva ukuntu nishimye rwose mama nanjye nari ngukumbuye pe rata Gatari dukize nye nagore tuduhora dutongana kuva hano ujya Kigali na makona ngana ako namukanze kuva hano ujya Kigali na makoni menshi pe sinana yabara mbo kibera igishusho rero ikise sibyo kuva hano ujya Kigali na makona abiri yonyine iy'uburyo n'iy'ubumoso ibindi muri morero ndumva ntazi rata nanjye nibyo nari naramubwiye yuko ari amakoni menshi byonyine kuva hano ugenda haramenya mwese muri kimwe nta n'umutangi zikabira na nyabakondogoro ngo naje abana banje baricengo baganira nako hayaya cishwanga sohoka genda ako mama ntago ujye uhinduka hinduka se nabyizi wowe uraje ubone uracyari hano uraje ubone ubwo muraje mwifatanye muraje munyuzurire uraje iki se aha ese ko mutamfungurira ngo nibikira igikapu mubaze gufungura se mwana wa mbwira wowe nguha imashini urabona ko ikiri mu bye n'ubuzima bwayo bwose hanyuma umpa amafaranga ngewe amafaranga ndayafite kandi mfite gahunda yo gukora kuko nkeneye kwiteza imbere ni ukuri urabizi rero ko imashini nshyashya igura 120 dore ni mu bye n'ubuzima bwayo bwose ndayishakamo 70 byonyine niyo ushaka byonyine ndayafite ndayaguha ntugire ikibazo urayamba ndayaguha pe ko numva mfite ubwoba yazaba ingaruna ndyama nzindutse uri hariya ubwo zana manze nirebe neza uburyo nta kibazo ifite ahantu hose ni nshyashya urabizi reka manze nze kureba ndyama nzindutse ndebe ko anyishyura niyo nga kunyishyura ndahita nyiguha nta kibazo nzazanyireba amafaranga nyazanye nta kibazo rwose naho ubundi yazaba ingaru ariko aguteje ingaru nazayigusubiza nawe ukansubiza amafaranga yanjye akira noneho ndakwizeye ndabizi ko utari umuntu mubi nta kibazo nanteze ingarura y'ingarurira nzayikugarurira pe umva ndavuze ngo ririya shyano ntizangarukire mu rugo karatinyuka abana banjye bavugana ko kakanzabura n'amazuru ntabwo ari ishyano aha ni wabo bangaburira neza bamfata neza bageze nawe ukundira amashuri none ngo ni ishyano nta soni umva ye bigatuma unsuzugura wowe nyagasani Gatari wabona ibintu wakoze urakubita se wako reka umbwire mama jewe sinkunda agasuzuguro kandi nashinje kugaca aya ni amahano ukoze wa mwana ariko uru ni urushyi cyangwa ni kashi jyama imbesire nyangaragata inyana yimbwe nk'ubita urushyi shawo umva jyama nzindo winyita umwana imbesire nyangaragata inyana yimbwa umwana wanjye ntabwo ari inyana yimbwa kanzu urabyumva ubwo ni inyana nawe cyamubyaye uracyumva rero kunukira umwana ikimasa ariko umva nkubwire wa mugani kuko hari ibintu muba muncanga muba mwangiriyeho inama kugira ngo mwumve ko ntacyo ariko jyama ubu none uhagarikiwe n'ingwara avoma nkingurire umuryango ninjire ngo iki nkingurira jyama nkingurira ninjire mama utambwira ko impamvu mwanze gufungura siza abafungiranye wagize ngo gutwara urufunguzo do harahagaramye mu mutumba w'umugore umuki umutumba w'umugore mu cyumba cyanjye ku buriri bwanjye sha ku buriri bwanjye mwana undi ariko uzi uko muheruka inzira muke wakinguye akareba ikise nutamusangamo namuturumbuye yarubika kuko ibintu amaze iminsi ankorera ingirwa mugore y'umugore urumva jyama iminsi ngahe andaza inyuma y'ikabutura jyama banza bimwe
ntabwo arimo hariya nta n'ikintu cye kirimo hariya ndakubwiye ngo namuturumbuye yagiye njyama wanjye njyama mbese urishimye ntishima umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ndiho ntariho sha ubu se reka nkubaze uyu ni umutumba w'intuza nikoreye byihorera njyewe yanyicanye ubugingo nicana ubuzima haja umulikuwa hapa ninapitia kwa nyumba kwako na kukosa wewe kwetu ni nyumbani tuongee na kutafuta sana tangia asubuhi nilikuwa nakutafuta tuende acha haki ama tuende tukakuna umva ngiye ndagiye uru rugo ntabwo nshaka kurugumamo rurimo ababyeyi bameze nka kuriya ndagiye kandi ahantu ngiye nta nubwo bazahamenya ubwo se ugiye ubonye papa adafashe igikapu ngo aragiye muragira ngo dusige mama na wenyine none se ngiye bya papa birandeba icyo nzi cyo nuko ntaguma ahangaha kandi nawe ahantu ngiye ntabwo hakureba ubwegera mwana wabite ko warakahise byagenze mama ngewe ndagiye ntabwo uru rugo narugumamo urugo rurimo ababyeyi bameze nkawe ntaheka ibikapu nyine ndagiye ugiye hese ko ibibazo byari bihari byose nabikemuye ibibazo byose uzi byari bihari nabikemuye nabishize ku murongo niko bikeka hanyuma ibibazo byose wabikemuye ukumva ko n'agahinda afite ku mutima karangiye mama wowe ntabwo uzi agahinda mwaneje ntabwo uzi uburemere bwabyo ushobora kuba utari kubyumva usijali mtoto wangu wewe usiwe na shida kabisa ngoja kamata hizi pesa wewe nunua chochote tunataka maziwa nini lakini usiwe na shida arudisha mizigo yako nyumbani tuende mama njyewe ndyama nzindutse Sipiriyane ndahiye n'imbere y'Imana ko ngiye kwisubiraho nkabana n'umuryango wanjye amahoro kandi tukabana neza bikabacanga mugacanganyukirwa kandi ni ukuri rwose imbere y'Imana ndarahiye tujye kubana mu mahoro asesuye kandi arambye we kuhigima ntahigima indahiro yanjye none nta kintu maze indahiro yanjye nta kimaze shima ko uhindutse nawe usiyunguyira inde umva wakana we mbere yuko mpinduka sininyoko icyo kintu kimenye ndabizi ko utari mama umuvandimwe wanjye ngira n'uyu nguyu duhuje amaraso wamwumvise oya bigaragara yuko nimba ntangiye guhinduka ntangiye kwisubiraho ngiye kubana namwe amahoro mwarangiza mukanteza satani n'ibishoro bwo mu bwonko mubwiranye ubashye kula nyama mama kula nyama kabisa unaona siku nyingine tapatia chakula nzuri sana nyama kuku mzima yote mtakula pilau chips mtafurahi kweli hata saa zingine mimi nawapigia mwenyewe chakula tawapikiaka chakula na watekeri biryo mu byoherwe byatani mimi najua kupika sana aho se uri uzi ngundusha guteka wewe unajua kupika uzi biryo natetse ayi mama kweli rusarazi guteka cyane haki ya Mungu sibyo yigiye se mbona sasa utaona tukamana rusarazi gute uzi yagutekeye inkoko nikileta yo kukunjwa yata ipikaka namwibyayeho wallahi azi guteka cyane azagutekera ntuhari se yewe umugabo wajya mu gikoni umugore yicayira sikia lofa wewe ni lofa wewe pete uko lofa tuburinganira se haujui kama mwaima siku ni kusaidiana mwanamke na mwanaume ni kusaidiana kazi ya nyumbani saa zingine napika chakula saa zingine mwanamke anga napikaka saa zingine watoto nanyi mnapikaka kufashanya ile wanaitaga buringanire unajua buringanire sinabwiza uburinganire njoo vile ndumva ubwo narahaze ngiye kubibika urahaze se unajua watoto mwanamke hapendi kula kurya Sorry usinziriye mama
Reka inzozi shawe. ahubwo papa wumva nkubwira ikintu nashaka kukubwira. Papa ngiye gusubira hahandi. Ngiye gusubira hahandi nabaga. Wiki? Ngiye gusubira hahandi nabaga. Ko bari hafi kundihira ishuri. Azura subirayo. Jese kwishyura uzumva ukuntu ugiye kunsuzuguza. Jese nabuze nkwishyura. Ntabwo ari ukugusebye rega. Hasi wagumanye na nyoko angaho mukamenyera ubungu kuko. Dada yangu. Mbona uniangalie sasa? Lakini unajua mimi nakupenda sana. Mimi nikisikia tu sauti yako, hata nikikuwaza hata dakika moja hivi tu. Mimi nasikia moyo na dunda mpaka pressure inanitoka. Kweli. Wallahi nakupenda. Sasa hivi sasa niko nasikia mwili unaanza kunilumaluma. Muri murani jamii hatari. Usinisaidie basi tuende mshambwe. Tupige kamoya basi. Hano. Hakuna shida. Mubana. Akibazo. Ntabwo ibyo bintu byashoboka. Bana baranzi. Oya, ntabwo byashoboka ntabwo najya kubikorera mu bana. Sikia sasa. Sasa tufanye nini dada yangu? Nyine washaka ahandi hantu njyana ariko tutagiye kubikorera mu bana. Wapi sasa utavuka Goma hauna kibali? Nyumba yangu iko Goma sasa. Wakinshakira ikibali. Kilosi. Tufanye tu mambo tu hapa. Oya mu bana oya. Ntabwo byashoboka. Naogopa sana. Oya. Alafu ikiangalia bisusi yako laila. Wewe unanilipa kweli. Tende basi ni busu sasa. Oya. Alisoma. Nipe kisi basi. Angalia. Niko se wa mugabo. Ibyo nibyo byakuzanye wacu. Erega nta nisoni rata nkabikeka ngo sheri ngo ntabapigia nini na nini ndavuze ngo mbare rimwe kabiri gatatu wadusohokeye mu rugo. Asa dada sasa mtoto anakuaga isa mara na kiburi sana. Nta soni ufite. Uhangara uzuhagarara hejuru imbere hejuru y'umugabo ngana gutya. Nta soni. Ari ngewe nawe umubyeyi ninde muri runo rugo. Mama yego ni wewe mubyeyi ariko sibyo bivuze iki? Bivuze ko bagomba kuza kudusuzugurira iwacu. Nta gasuzuguro dushaka natuvire mu rugo. Punguze hasira. Mwana. Uza hasira gabanya mahane dada. Kuba ngunda na mama we nikibazo kwe. Kumba ukaza uncucisha amafaranga nkayoberwa. Noneho akira n'ubwo bufaranga bwawe ariko tuvire iwacu. Unatupa pesa kwe? Unatupa pesa? Gusa nta soni. Nta soni ufata amafaranga uterere umuntu amafaranga. Nakazara ukwe. Nta soni. Ngiye naragenze ndabona. Uratinyuka ugaterera umuntu w'umugabo amafaranga. Mtoto mbone ko nakazara mama. Uzari ikibuno. Ubu ngubu uzari iki? Nakazara sana. Ntuzongere n'undi munsi. Yagasuzuguro gusa. Basi mama. Acha nawe. Wacha mimi niondoke sasa tutarudia jioni. Mugoroba sasa. Ni mtoto wako mbone uko na visirani sana. Wendebye. Nakazara udada. Umwana. Haya tutaonana tuchiona kuna. Tukote. None Akwishyura ishuri. ko mbona mwebwe byabananiye. Wiki? Ko mbona byabananiye. Uzi inzozi n'indi makuru. Ndimo ndota inzozi neza urimo kumukubita rukabura gica. Akura mugore bura ntabwo umuzi. Nuko utirirwa hano. Ntabwo twashobokana. Ariko reka nkubwire sibyo ngiye ndashaka kubashyira mu ishuri kuko agaciro kanyu maze kukamenya. Nkabahisha agaciro ku buryo agaciro kanyu kabisa. Nuko ye wagaciro akabonye. Ubu twagakwire ko kuba tubayeho gutya. Nta muntu wize nta kintu muri ino nzu gihari kizima. Ariko mugiye kwiga ngiye kuburira amashuri musubire mu ishuri. Ngiyewe ni natangiye kudoda. Umfite icyarahani. Amafaranga ngenda nyabika mbarangije barakigwatira. Ubuse ahubwo se mwana wanije amafaranga 10,000. Wa mugani ko ngiye njya nkabyinzozi. None nkagenda nkajya kugigwaturuza koko. Bakigwatiriye yese. Hano kuri boti. Tugende sima kwero. Kandi wamugiriye neza ni ngombwa. Aha. Nina kukamata sasa. Wewe siki hapa. Mutware umugezi umva rusaro umva. Nchaka mama. Wanguki? Nchaka mama. Nyoko se ndamufite ubu ngubu. Nchaka mama wanjye. Mase Saizi ngizi tuvugana nchaka mama. ariko se reka nkubaza. Nyoko naramwohereje yaragarutse. Urambaza nyoko uramumbaza gute? Mama akora guko ashoboye. Tukabona ibyo kurya. None aramujyanye. Nchaka mama. None se Nchaka mama. none ibyo kurya uje kubishakira. Ni wonyine nuko ajyanye mama wanjye. Ngenda. Nase nyoko yarakubyaye ngo nkurere ngewe. Ngenda mushaka. Ubu ni umunsi wa gatatu nchaka mama. Nimba ari umunsi wa gatatu. Nchaka mama wanjye. Ibyo nakazi kawe. Nchaka mama wanjye. Nchaka mama wanjye. Nchaka mama wanjye.
ngo iki nshaka mama wanjye umva rero nkubwire sibyo ndakura ngo ntabwo murakura se dushaka duhangane n'icyo ushaka niko bimeze nshaka kubyana by'ubu ngubu none reka muze umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu afuza ngo sanda kurasha kukicara none reka umukobwa wuje umuco ari we Rusaro arwanira ishyaka cyane uwo muryango muri amafaranga ibiciro byonyine ni nabyo nari nkuzaniye kumashini Nilikwambia kama baba yako ni mwizi huyu. Sikia sasa. Anaanza kuiba mavitaji ya mama. Wewe kumurwagwa 2045 wabyuje. None ushaka kunyuka. Hapana mwizi tu. Mimi mama anakusingizia. Mama anakubesha. Arambesera nyine. Sasa utanipata pesa zangu. Unanipa pesa zangu au unipatie? Ko wasize nyoko afite imibiri yombi nta mugore w'inzobe igituku yabura hasa yashyira he.